Ikaze kuri Rwanda Forever, nitwa Edi Rwanda. Mu minsi y'ubugeni rero umusore yabwiye umugore ati rero nyampinga wanjye mwiza, nshaka tuzajye gusura mu rugo iwanyu turebe uko mama ameze. Ati nuko utegura urugendo, utegure n'imyambaro tuzambara n'ibyo tuzamushyira. Umukobwa nuko abikora gutyo, amara iminsi 3 rwose ahaha ibintu byiza by'agaciro n'ibyo kurya ngo bazasure mama. Bukeye gatatu bafata imodoka berekera gusura iwabo w'umukobwa, nubwo hari mu cyerekezo kimwe n'iwabo w'umusore. Bagerayo baramusura, bamuha ibintu byinshi rwose by'agaciro. Umubyeyi arishima cyane, yishimira ko umugore we cyane umukobwa we yashatse umusore w'ubupfura kandi ufite ubutunzi rwose. Baraganira uwo munsi barataha. Nyuma y'ukwezi cyangwa 2 arongera ati sheri tuzajye gusura mama, ndumva mukumbuye kandi tuzajyana. Asubiramo ati kandi utegura urugendo ndetse utegure n'imyenda tuzambara, mbega ubyiteho dore tumuheruka kera. Umusore arikomereza, umukobwa nawe arongera yitegura iminsi 3 n'ubundi nk'ibisanzwe aritegura urugendo nk'ibijya mu cyaro. Rero nyampinga abihaha uko yibone ndetse ibintu by'amafuti rwose. Urugendo ararusuzugura cyane, abigira uko yishakiye. Ku munsi wo kuzagenda, umusore ufite amatsiko yo kureba ibyo umugore yateguriye nyina ajya kureba ibyo umugore we yateguye. Akikubita ahantu yakabisanze, asanga rwose ni ibintu by'amafuti bisa nkaho yari kubyihorera. Urugendo yarwujuje agasuzuguro rwose. Yafashe ibyo bari bushyire nyirabukwe abitekera mu mifuka isanzwe, abishyiramo ndetse n'imyambaro yari yahashye ngo ayishyire nyirabukwe. Mbega byari nkaho n'ubundi yari kubyihorera. Nyuma maze arigendera yisubira mu nzu. Nimugoroba bwije cyane abaza umugore ati none rero uko turazinduka tugenda witeguye? Nyampinga ati nabikoze. Ati rero mu gitondo no kuzinduka. Bazinduka bafata urugendo, ariko umusore ababaye cyane afite agahinda ngo ngwinurore. Nuko umusore agenda ariko ababaye rwose, agahinda kamwuzuye, ababajwe n'umugore n'uburyo yateguye urwo rugendo, no kwisuzugura no kwikunda n'agasuzuguro kenshi umugore yari afite. Umusore nyine biramubabaza rwose. Atwara imodoka ajya n'ubundi iwabo, nk'uko n'ubundi bacaga ku irembo rya nyirabukwe bagiye iwabo. Arahindukira yigira kwa nyirabukwe rwose. Abasuye umusore akata imodoka n'umutima mwiza, ameze nk'umuntu n'ubundi usuye kwa nyirabukwe. Umukobwa rero agwa mu kantu, biramutungura cyane. Amara umwanya bitekereza ataranabyakira. Ati kumbe twari tugiye gusura iwacu. Bahageze nyirabukwe we abibonye arishima rwose, ajya kubasanganira. Mbega umusore ati mudukurire n'ibintu biri mu modoka. Ubwo umukobwa yarakibaza ukuntu nyine ibintu byagenze, ukuntu bihindutse, byamucanze. Nuko nyirabukwe rero afata bya bintu byari mu modoka, ariko akibireba rwose akubitwa n'inkuba, arababara cyane. Ati ni gute banzanira ibintu bimeze gutya koko bifite umwanda, ndi nubijugunya sinabona aho ndabijugunya? Yewe nawe urabyumva, ibintu byari bimaze nyine iminsi 3. Umubyeyi arabireba arababara, abwira umukozi ati noneho ikintu cyari cyo gukora ni kimwe, bikuremo ubishyire ahantu ubihishe hariya hirya ahantu batari buze kubibona. Nuko rero umubyeyi n'umubabaro mwinshi ajya muri salo, yicara muri salo aho n'ubundi umukwe we yari yicaye n'umukobwa we. Agerageza kwimanganya ngo bitagaragara ko ababaye. Umubyeyi rero kuza muri salo ababaye, umusore arabireba arabibona, abona ko nyina ababaye, ariko umubyeyi agerageza kwimanganya biranga, ariko n'ubundi bigasa nkaho bigaragara ko akibabaye. Umusore rero abibonye aramubwira ati rero umubyeyi mwiza, ndabibona uko ubabaye niko nanjye mu mutima wanjye hameze. Njye n'umukobwa wanjye twari twapanze kujya gusura mu rugo kwa mama, kwa nyirabukwe. Namubwiye gutegura urugendo nk'umuntu usuye nyirabukwe, none nawe ngira ngo wabyiboneye. Umukobwa amwakingiye rwose si uyu nguyu, kandi umukobwa nakunze ntabwo afite umutima mubi mbe n'aka kageni, ntabwo yikunda gutya, ntabwo ari uyu nguyu rwose. Nuko rero njye narinyuze hano kugira ngo mubasigire, ubundi njye gusura mama njyenyine, nibiba ngombwa ndatambuka mujyane cyangwa mbyihorere. Umusore afata imodoka arigendera.
isomo nize gutanga atari uko mfite byinshi byo gutangaguza, ahubwo kubera ko nzi ububabare bwo kubaho nta kintu ufite. Ni ukuri iyo umuntu ari mu buzima bubi rwose biba bimubangamiye kandi abababaye cyane. Nkawe rero nk'umuntu wigeze umenya uburyo bivuna ndetse ari imvune ikomeye cyane, wakabaye utita ku kintu na kimwe ugira ikintu ukora. Ni ngombwa rero ngo wubahe ndetse ukunde abantu bose ukwiriye gukunda, nta kintu warobanuje, ndetse genda ubere mwiza abantu bose ukwiriye kubera mwiza, utitaye kandi utitaye ku mpamvu n'imwe. Ikindi uburanga bw'umwari bumwinjiza ibwami, ariko imico ye igeneye hazamarayo. uwo ni umugani w'ikinyarwanda umunyarwanda yaciye. Bakobwa beza, abanyampinga beza, murabe igikundiro, kandi ni ngombwa ngo n'imitima yanyu ibe ari myiza nk'uko uburanga bwanyu. Gusa mbashimiye rero ko mwakuri iki kiganiro. Nitwa Edi Rwanda, muri kuri Rwanda Forever. nimba utarakora subscribe, ntubyibagirwe kugenda ukoze subscribe. tuzajya tubana umunsi kundi mu biganiro nk'ibi ngibi kandi byujemo inama z'ubwenge. Ndabashimiye. Ciao ciao.